tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Verenano Makigi ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana n'abane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntamvutsa. Ubushize twabonye ko Habakuki atumva gukunda Imana yera kandi ikiranuka, ishobora kwemera ikarebera abakora uburiganya ikihorera. Ikareba uburyo umunyabibi amira umuntu umurusha gukiranuka. Ariko kandi twabonye ko Imana ikora mu buryo butangaje. Yaravuze ngo inzira zayo ntabwo ari kimwe n'izacu, n'ibyo yibwira si nk'ibyo twibwira. Aya magambo aboneka mu byanditswe byera aravuga ati, erega ibyo mwibwira si byo nibwira, kandi inzira zanyu si zimwe n'izanjye. Niko Uwiteka avuga, nk'uko ijuru risumba isi, niko inzira zanjye zisumba izanyu, n'ibyo nibwira bisumba ibyo mwibwira. Ibyo umuntu adafitiye igisubizo, Imana yo iragifite. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tuvuga ku bikorwa by'umuhanuzi Habakuki no kwihangana kwe ubwo yarategereje ibisubizo guturuka ku Uwiteka. Nyemera mbere ko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, tubanze dufate akaruhuko maze ngaruke mu kanya twiganirira. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Usembera. Sambirana, 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 Usembera. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu gitabo cy'umuhanuzi Habakuki igice cya mbere ku murongo wa 17 haravuga ngo, mbese yakunkumura urushundura rwe akareka guhora yica amahanga. Hano Habakuki yari habaza Imana agira ati, ese koko uzakomeza kureka abanyamahanga babeho no mu gihe kizaza bica abantu bakiyongeza abandi? Imana nayo irasubiza iti, oya, ahubwo nzohereza abayuda mu bunyage i Babuloni nk'iteka mbaciriye kubera ibyaha byabo, hanyuma nyuma yaho nzahana Babuloni. Ese urabyumva muvandimwe nkurikiye? Muri iki gihe Babuloni yahindutse umuyonga kuko yarasenyutse cyane. Ibyo bikaba byerekana ko Imana ihana abanyabyaha. Reka duse n'abahindura mu Kinyarwanda cyo muri iki gihe amagambo Habakuki yavuze. Ni nkaho yavuze ngo kuki Imana yicecekera ku bibi bikorwa mu isi. Irabyemera kuko yihangana birenze urugero. Ntiyifuza ko hari uwarimbuka, ari nayo mpamvu yatanze umwana wayo ku musaraba kugira ngo hatagira urimbuka. Ibyo yabikoze ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Ikibazo cya kabiri cya Habakuki cyagiraga kiti, kuki Imana idahana abagome? Igisubizo cy'Imana bikaba biboneka ko kizasubizwa ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ari cyo gihe Imana izahana abanyabyaha. Icyo tugomba gukora muri iki gihe ni ugutegereza ibisubizo by'Imana mu gihe cyabyo. Kristo yaje bwa mbere kwambara ikamba ry'amahwa no gupfira ku musaraba. Ku nshuro ya kabiri azaza yambaye ikamba ry'icyubahiro kandi azaba afite inkoni azaragiza amahanga. Mu gushyira mu bikorwa kwibika umuntu ku giti cye, turibaza iki kibazo: kubera iki Imana yemera ko ibyago byose bibaho? Sinzi ikibazo wowe nkurikiye wabaza, ariko Imana ifite igisubizo cy'icyo kibazo. Mu kunyumvisha neza igisubizo cy'Imana, Dr. Venon Magi hari ubuhamya buto yatanze kandi ntekereza ko bushobora kudufasha. Yagize ati, mu myaka myinshi yashize nabaga i Siloam muri Arkansas hafi ya Oklahoma.
papa wanjye niho yashyinguwe ubwo yari amaze kwitaba Imana azize impanuka. Ubwo umuhango wo gushyingura wari urangiye tugataha, naje kugaruka ako kanya nicara ku gituro ndarira cyane. Ndavuga nti, Mana kuki wemeye ko papa apfa? Kuki umutwaye? Igihe cyaciyeho ari kinini, ariko uyu munsi mfite igisubizo cy'ibyo nibazaga. Ubu nzi ko bwari uburyo bw'Imana bwo gutegura umuhungu muto utari kuzakorera Imana na rimwe, none ubu akaba ayikorera. Dr. Vernon McGee akomeza agira ati, ubwo nari muto tuba Oklahoma, twabaga mu gace kabagamo inkuba n'imirabyo byinshi cyane. Mu ijoro rimwe, papa yaramfashe, ndarira, ndamubaza nti tugiye hehe? Amanura ahantu habaga hijimye hatari heza na gato. Mu gitondo, nabyukaga andinze neza, andi hafi, ndamahoro nta kibazo nagize. Mu gihe cyose nabaga ndira, ndi umwana muto, papa ntiyigeze ansobanurira iby'inkuba n'imirabyo n'imiyaga ikomeye byatumaga ndira. Ahubwo yarandindaga gusa, singira icyomba akamba hafi. Ubwo yari amaze gupfa nize byinshi byo kwisunga data wo mu ijuru. Hari ibihe yankoreraga ibintu byinshi atansobanuriye. Data wo mu ijuru yatwaye umwana wanjye w'imfura, maze antera ikibazo cyo kwibaza ngo, niki ushaka kunyigisha? N'ubu ndacyabyibazaho, ariko n'ubundi nta gisubizo. Gusa ndabizi ko Imana yo ubwayo ifite igisubizo. Umunsi umwe izakimbwira. Icyo nakora uyu munsi ni ukuyizera gusa. Ayo ni amagambo aboneka mu buhamya bugufi bwa Dr. Vernon McGee. Nshuti muvandimwe ukomeje kunkurikira, reka twongere dufate akaruhuko, maze ngaruke mu kanya dutangira igice cya kabiri muri iki gitabo cy'umuhanuzi muto, aricyo gitabo cyitwa Habakuki. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yacu icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Igice cya kabiri kibanda ku myumvire y'umuhanuzi Habakuki, nk'uko igice cya mbere nacyo kibanda ku bibazo by'uyu muhanuzi yibazaga. Umuhanuzi Habakuki yari amaze kumenya ko burya Imana ifite ibisubizo ku bibazo bye. Yasubije ikibazo cya mbere, maze igisubizo ahawe kizamura ikindi kibazo kinini, ariko nacyo Imana imuha igisubizo cyacyo. Inshuti muvandimwe, niba udafite igisubizo cy'ikibazo, ntukigore ngo umene ku mutwe, kuko Imana ifite igisubizo cyacyo. Haleluya! Hari igihe abantu bajya bavuga ngo nizera Imana, nyamara mu by'ukuri bakabivuga batayizera. Ntacyo bitwaye kuba wabaza Imana buri gihe uhuye n'ikibazo runaka, ariko ujye wizera ko hari igisubizo Imana iba ifitiye icyo kibazo cyawe. Ujye uyibaza, ujye ubaza Imana ibibazo byose uhuye nabyo, nk'uko na Habakuki yabigenje. Mu gitabo cya Habakuki ibice 2 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nzahagarara hejuru y'umunara aho ndindira,
kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira. Nuko nzasubiza kubw'icyo namuganyiye. Habakuki hano yari avuga ko agiye guhagarara ku munara ngo arindire. Burya umuhanuzi agereranywa n'umurinzi mu bitabo byinshi by'abahanuzi. Urugero ni nko muri Ezekiyeli ibice 3 ku murongo wa 17. Haragira hati: Mwana w'umuntu, nakugize umurinzi w'inzu ya Isirayeli. Nuko wumva ijambo ryo mu kanwa kanjye, ubumvishe ibyo mbaburira. Abahanuzi bari abarinzi, kandi kurinda kwabo kwari ugukoresha ubuhanuzi bahawe ku gihugu. Kandi Imana ikababona muri izo nshingano zo gutanga imbuzi z'Imana yabaga ishaka kugeza ku bwoko bwayo. Mu midugudu, umurinzi yabaga ari umuntu ujya ku munara hejuru, agahora agenzura, acunga, ngo arebe ko nta banzi batera umudugudu mu gihe cya nijoro. Iyo yakoraga neza nk'umwizerwa, igihugu cyabaga gifite amahoro. Ariko iyo yashoboraga kuba yagambanira umudugudu, cyangwa se akananirwa kuvuza inzogera cyangwa impanda mu gihe abanzi baje, umudugudu wahuraga n'ibyago bikomeye. Bityo rero Habakuki, umuhanuzi w'Imana, yaravuze ngo ngiye ku munara aho ndindira, hanyuma ntegereza ubutumwa buva ku Mana. Ngo kandi nzarangaguza ndeba aho ari numva icyo ambwira. Hano Habakuki yari havuga ngo ngiye gutegereza nihanganye, kuko nzi yuko Imana ifite igisubizo. Ati nubwo ntazi icyo ari cyo, ariko ndabizi ko ifite igisubizo, kandi Imana izansubiza mu gihe gikwiye. Ngo nuko nzasubizwa kubw'icyo namuganyiye. Ntabwo Habakuki yari ategereje kuba yacyahwa n'Imana cyangwa kujugunywa hanze kuko yibazaga inzira z'Imana. Ahubwo yumvaga Imana izamuha igisubizo cya nyacyo, kigatuma asobanukirwa inzira z'Imana. Yari afite ubushake bwo gutegereza igisubizo cy'Imana. Akenshi Imana iratinda, igenda buhoro buhoro mu byo ikora byose. Imana nayo yashakaga gusubiza Habakuki, ariko ikabikora mu gihe cyayo gikwiriye. Ni kenshi usanga twebwe mu miterere yacu turi abantu bihuta mu bintu dukora, ariko siko Imana iteye. Urugero, tujya twumva abakristo bavuga ngo kugaruka kwa Yesu Kristo ni kwihute. Ese ushobora kwerekana muri Bibiliya aho byanditse? Dr. Vernon McGee ahamya ko muri Bibiliya atigeze abona aho byanditse. Kandi nanjye ubwanjye mpamya neza ko ntaho byanditse. Mu byahishuwe hari aho Yesu yavuze ngo dore ndaza vuba. Aya magambo yanditse mu byahishuwe ibice 22 ku murongo wa 17. Kristo ntabwo yavuze ko yararimaze. Oya, ntureba se ko hashize imyaka 2000 birenga? Yavuze ko agomba kuza vuba, kuko ibintu bivugwa mu byahishuwe bizabaho mbere gato yo kugaruka kwa Kristo hano ku isi, kandi bizaba mu gihe cyihuse. Nk'uko iyo bahonda inyundo bayihonda mu buryo bukurikirana kandi bwihuta, Kristo azaza byihuse. Bizaba bimeze nk'uko urushinge rw'isaha rukubita isegonda ku isegonda. Ntitugomba kureba kuza kwa Yesu nk'uje vuba aha, ahubwo tuzareba kuza kwa Yesu guteye ubwoba. Kandi Kristo ntazatinza kugaruka kwe nk'uko bamwe bajya babyigisha, ahubwo Kristo azazira igihe gikwiye. Ntazagendera kuri gahunda yanjye cyangwa yawe, ahubwo ni kuri gahunda ye yagennye. Ntazabitinza rero. Gusa tugomba kumenya ko Umwami Yesu Kristo abasha kwihangana cyane, kandi ntashaka ko hari uwarimbuka. Ndetse mu gihe cya Habakuki hari itsinda ry'abantu runaka Imana yarokoye ubugome bwa Babuloni. Imyaka 70 yakurikiyeho abana ba Isirayeli bajyanywe mu bunyage cyari igihe cy'icyubahiro cy'Imana, kuko Imana yagombaga no kwihesha icyubahiro ku mwami Nebukadinezari w'i Babuloni. Habakuki rero yavuze hano ngo ngiye guhagarara ku munara wanjye aho ndindira, kandi nubwo nta gisubizo mfite, ariko ndategereza igisubizo kivuye ku Mana. Nshuti yanjye unkurikiye muri kano kanya, kubaho kwacu gukwiye gushingira ku kwizera, ntigushingire ku byo tubonesha amaso. Mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 5, Pawulo yavuze ku gihe imibiri yacu izaba yashyinguwe mu mva. Umunsi umwe uzagera ubwo Kristo azaduhamagara azura imibiri yacu ive mu mva. Mu gihe tutari mu mibiri yacu, tuba turi mu Mwami wacu. Igihe tuvuye muri iyo mibiri, tuba tugiye mu rugo rwa Data. Harimo intera hagati yo gupfa tugahambwa n'igihe cy'umuzuko w'imibiri yacu. Umwami wacu atwaza buke iby'imanza n'ibihano acira abantu, urebye uko ibihe bigenda. Nibyo Pawulo yavuze hano mu Bakorinto ba kabiri ibice 5 ku murongo wa 7, aho yagize ati kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera,
tutayoborwa n'ibyo tureba. Ese hari ikibazo ufite cyaba kitarasubizwa nshuti yanyu? Yego, ariko maze kwiga ko byose Uwiteka ari gutanga igisubizo, kandi namaze kumenya ko ari we wenyine wo kwizerwa. Niwe ufite igisubizo cy'ikibazo abantu batabonera igisubizo mu buzima. Ibyo Uwiteka akora mu buzima bigenda bizana inararibonye. Nubwo hari ibyo ntumva, ariko nzi ko igisubizo cy'Uwiteka gihari, azansubiza umunsi umwe. Icyo tugomba kugira muri twebwe ni ukwizera Uwiteka. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera, imani yacu. 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 Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 2 haravuga ngo, maze Uwiteka aransubiza ati, andika ibyerekeranywe ubigaragaze ku mbaho, kugira ngo ubisomye abyihutire. Imana yabwiye Habakuki iti, byandike kugira ngo n'umuntu wo mu kinyejana cya 21 abyitondere, cyane cyane mwene data uwo nguwo ufite ikibazo runaka cyangwa ibibazo byinshi. Nanjye ndimo, kandi nawe unyumva urimo, kuko Uwiteka gufite mu bitekerezo bye. Twese rero tubona igisubizo kivuye ku Mana mu minsi yacu yo kugendana n'Imana turi mu kwizera. Ngo kugira ngo ubisomye abyihutire. Hari n'igihe tworoshya imvugo tukavuga ngo kugira ngo umuntu yihutire kubisoma, ariko si by'Imana ibivuze. Ahubwo yavuze ko tugomba kugendera ku ikarita ituyobora, tukamenya iyo tujya n'iyo tugana. Tugomba kumenya neza iby'iyo nzira, kugira ngo tumaze kuyimenya neza tubashe kwihuta. Uko niko kuri, ubisomye agomba kubyihutana akabigeza ku bandi. Ni ukuvuga ngo tugomba kuba intumwa z'ijambo ry'Imana. Inshuti yanjye, hari abantu benshi muri iki gihe bagerageza kwigisha no kubwiriza ijambo ry'Imana, ariko batabiteguye neza. Bagomba gusoma ijambo ry'Imana cyane mbere y'uko birukanka bajya kuryigisha. Dr. Vernon McGee yajyaga ashima Imana kubera umupasitori umwe wamugiriye inama yo kwiga amasomo yose ashoboka, ngo kuko yashakaga kureka amasomo asanzwe yo mu iseminari no muri koleji agahita ajya kwigira Bibiliya. Ariko uwo mupasitori yamugiriye inama yo kutagira ibyo ataruka. Nyuma, nk'uko yabihamyaga, byamugiriye umumaro mwinshi. Imenyereze gusoma cyane mbere y'uko wiruka ujya kwigisha. Mbere y'uko utangira gutanga ubuhamya, banza ushobore gusobanura neza impamvu y'ibyiringiro byawe. Muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 3 aravuga ngo, kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze, kuko kuza ko bizaza ntibizahera. Ngo kuko ibyerekanywe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukigeraho. Mu by'ukuri nta bundi buryo wakoresha kugira ngo uvuge aya magambo neza kurushaho. Igisubizo cy'umuhanuzi wagizwe umurinzi kizaboneka ku murongo wa 20 w'iki gice cya 2 turimo. Ni ukuvuga muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 20. Hari ibintu bitatu bikwiye gutandukanywa. Icya mbere ni ukuntu Uwiteka yumva igihano kubera ibyaha byakozwe n'Abisirayeli. Ibyo wabisoma muri Habakuki ibice 2 uhereye ku murongo wa 5 ukagera ku wa 13, no mu gice cya 2 uhereye ku murongo wa 15 ukagera ku murongo wa 19. Icya kabiri ni iby'Imana yagambiriye kuzakora mu gihe kizaza, yuko isi izakirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka
nk'uko inyanja y'amazi isendera. Ibyo nabyo wabisoma muri Habakuki ibice 2 ku murongo wa 14. Iryo ni ihishurirwa rivuga ku kugaruka kwa Yesu Kristo ari mu cyubahiro cye. Ibyo kandi bikaba bisa n'ibyo dusoma muri Yesaya igice cya 11 uhereye ku murongo wa 9 ukagera ku wa 12, no mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 10 uhereye ku murongo wa 37 ukagera ku murongo wa 38, aho bisobanuka neza yuko bavuga kugaruka kwa Yesu Kristo. Rero byose ni ibikurikira iyerekwa, maze ibyerekanywe bikaba nyuma y'uko byerekanywe. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, sambirana, sambirana usemerera imani yacu. 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 Imani yacu. Imana rurema. Imani yacu. Imana y'agakiza. Imani yacu. Imani yacu. Icya gatatu ni uko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera. Ijambo rikomeye hano ry'ubutumwa bwiza ryerekeranye n'Abayuda ndetse n'abanyamahanga turibona mu Baroma igice cya 1 ku murongo wa 17. Ku banyamahanga naryo nk'uko tubibona mu Bagalatiya ibice 3 ku murongo wa 11 kugera ku wa 14, ndetse no mu Baheburayo ibice 10 ku murongo wa 38. Iyi ni imirongo y'ubuzima kandi idusaba kwizera cyane, haba ku banyamahanga ndetse n'Abisirayeli nabo mu gihe igihugu cyabo cyaguye mu buhumyi no kutizera, nk'uko ushobora kubisoma mu Baroma igice cya 11 ku murongo wa 1 n'uwa 5. Yewe no ku batambyi bananiwe mu kugendera mu mategeko y'Imana, mu mabwiriza Imana yari yarahaye Abisirayeli, yari yarababwiye yuko nibananirwa kuyumvira izabirukana ku butaka yabahaye. Ibyo wabisoma mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 3 uhereye ku murongo wa 12 ukagera ku wa 15. Ariko byose mu isezerano ry'imbabazi zihariye ku Bayuda kubera kwizera kwa Aburahamu. Ibyo nabyo wabisoma mu Itangiriro ibice 15 ku murongo wa 6 no mu Baroma ibice 4 uhereye ku murongo wa 1 ukagera ku wa 5. Ibyo ntabwo byigizayo Palestine n'isezerano rya Dawidi, nk'uko bigaragara mu Gutegeka kwa 2 ibice 30 ku murongo wa 3 no mu gitabo cya 2 cya Samweli ibice 7 ku murongo wa 16. Kuko ibyanditswe bivuga ngo isi izakirwa no kumenya ubwiza bw'Uwiteka nk'uko inyanja y'amazi isendera, kandi Imana izongera kuba mu rusengero rwayo. Ibi nabyo rero bikajyana n'ibyanditswe dusanga mu Baroma igice cya 11 uhereye ku murongo wa 25 ukagera ku wa 27. Haravuga ngo bene data, kugira ngo mutabona uko mwirata, ndashaka ko mumenya iby'iri banga. Abisirayeli bamwe banangiye imitima, ariko si bose, kugeza ubwo abanyamahanga bazinjira mu itorero bakagera ku mubare ushyitse. Nibwo Abisirayeli bose bazakizwa, nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iryo ni ryo sezerano mbasezeranije ubwo nzabakuraho ibyaha. Nshuti yanjye, ushobora kwiringira ko umunsi umwe Imana izaguha ibisubizo by'ibibazo wibaza uyu munsi. Uwo uzaba ari umunsi ukomeye. Nakundaga kuvuga ngo njye sinita ku mihanda y'izahabu yo mu ijuru, ahubwo nita ku bisubizo byinshi nibaza Uwiteka azambonera ibisubizo ubwo nzaba ngeze mu ijuru. Rero muvandimwe, tugendere mu kwizera,
maze tugire ibyiringiro bikomeye. Transworld Radio. Oh, Transworld Radio. Transworld Radio. Transworld Radio. Sambirana, 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 Sambirana. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu ncamake y'ibyo twaganiriyeho uyu munsi nakubwiye ko Imana yicecekera. Twarebye n'impamvu yicecekera ku bibi bikorwa mu isi. Imana irabyemera kuko yihangana birenze urugero. Yifuza ko hari uwarimbuka, ari nayo mpamvu yatanze umwana wayo ku musaraba kugira ngo hatagira urimbuka. Ibi yabikoze ku kuza kwa mbere kwa Kristo. Ikibazo cya kabiri cya Habakuki icyo yibazaga agira ati, kuki Imana idahana abagome? Igisubizo cy'Imana kikaba ko Imana izagisubiza ku kuza kwa kabiri kwa Kristo, kuko ari cyo gihe Imana izahana abanyabyaha. Icyo tugomba gukora muri iki gihe ni ugutegereza ibisubizo by'Imana mu gihe cyabyo. Kristo yaje bwa mbere kwambara ikamba ry'amahwa no gupfira ku musaraba. Ku nshuro ya kabiri Kristo azaza yambaye ikamba ry'icyubahiro kandi azaba afite inkoni azaragiza amahanga. Reka dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turi imbere yawe ku munsi nk'uyu. Nibyo koko hari byinshi tudasobanukirwa. Hari byinshi tubona n'ibyo twumva, ariko tukisanga tudafite igisubizo. Nyamara ijambo ryawe riduhuguye kuri uyu munsi yuko dukwiye gutegereza ibisubizo mu gihe wagennye, ahubwo tugahagarara mu kwizera. Reka ijambo ryawe rigira imbaraga mu mitima yacu. Kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ndagushimiye nshuti wabanye nanjye mu kiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ni ingaruka tuzaganira ku butwari bw'umuhanuzi Habakuki bwari bushingiye ku kwizera kwe. Ngaho amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp. Inomero ni 07 81 27 90 18. Cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo wa#tab.tawr.org. Kanda handitse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.